nabonaga iyo mfite nkabona ubushobozi kugira ngo nzagire ubwo bushobozi bwo kuba nagira inzu nk'iyi ntabwo nabikekaga nta nubwo nabitekerezaga. Mu ndirimbo zose zahimbwe zikanakoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu duherutse kuvamo mu kwa karindwi, nta nimwe yarushije iyi ngiyi. Iyi ni indirimbo yahimbwe n'umugore witwa Musengamana Beata. Ubu ku binyamakuru byinshi by'inaha hari inkuru ifite umutwe ugira uti Beata Musengamana waririmbye Azabatsinda Kagame yahawe inzu. Imbere hari y'urubaraza narwo rurimo amakaro n'inkingi 3 nziza zisize irange. Mu mbuga harimo igiheri. Musengamana Beata wamenyekanye cyane mu ndirimbo Azabatsinda Kagame yahawe inzu nshya yubakiwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Kamonyi ahasanzwe abantu bundi. Uyu mubyeyi w'abana batatu atuye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi yishimira ko yubakiwe inzu nziza cyane ndetse kagiye koroswa n'inka. Nyuma yo kwandika iyi ndirimbo no kuyiririmba, Musengamana w'imyaka 38 avuga ko ubuzima bwe ubu bwamaze guhinduka. Nabyakiriye neza cyane, ndimo ndabyumva kuva mu birenge kugeza mu mutwe n'ibyishimo gusa, mu mutima ho birarenze. Aganira na RPA yagize ati inzu ni yanjye, umuryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere niwo wanyubakiye aho nari ntuye. Yavuze ko ibikoresho by'ingenzi byose byamaze kugera mu nzu ariko ko hari ibyo gitegereje. Ati ubu nibwo yuzuye ndetse ibikoresho bimwe na bimwe ntibirajyamo, bari bonzanira amazi uyu munsi. Akomeza agira ati ikiraro nacyo inka bari kwishaka ngo bayishyiremo, ariko inzu nyirimo kandi ibikoresho byose byo mu nzu babishyizemo birimo ibitanda na matera. Musengamana yashimangiye ko guhabwa inzu ari ibintu yakiriye neza cyane kuko bimwereka ko ya miyoborere myiza yaririmbye ikomeje kwimakazwa. Ati nabyakiriye neza cyane, birashimishije cyane, niryo shimwe akarere kampaye. Uyu muhanzikazi kandi yongeye gushimangira ko Perezida Kagame ari umuntu udasanzwe ukwiye kuyobora u Rwanda iteka agakomeza kuruganisha heza. Usibye guhabwa inzu n'inka, abana batatu ba Musengamana bose bafashwe kujya ku ishuri kandi byose bishyurwa n'akarere ka Kamonyi. Ati nk'ubu mfite abana batatu bagiye kwiga ku nkunga y'akarere kandi ibikoresho byose niko kabitanze. Musengamana akimara kubona ibi byose yavuze ko yateguye indirimbo ishima ndetse yiteguye gukomeza inganzo ye mu kwerekana ko ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi buzirikana. Ariko so bundi uyu Musengamana Beata washimishije bose kugeza no kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame akamukora mu kiganza ni muntu ki. Uyu wanyuze imitima ya benshi akayigarurira kugeza n'ubwo mu muhango wo kurahira kwa Perezida Kagame iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame ingabo z'u Rwanda zayicuranze ziri gukora karasisi. Uyu mugore yabigenje ate? Uyu munsi nagutegurira icyegeranyo cyihariye kivuga ku mateka yaranze ubuzima bwe kuva avutse kugeza uyu munsi, hari ikimenya bose umugore ukunzwe kubera indirimbo ye. Hari uriya mudamu wa Kamonyi uririmba indirimbo Azabatsinda Kagame, yarukuye ku muheto abandi mureka babonza amagambo byari byabananiye. Gira ngo iyo ndirimbo murabona yariye hit hano muri ntuza muri campaign. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Mwiriwe kandi mwaramutse bitewe naho uherereye. Reka nkwibutse ibi. Mu matora duherutse kuvamo ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2024, ni amatora yaranzwe n'udushya twinshi, ariko kimwe mu byasigaye mu mitwe y'abanyarwanda n'abaturarwanda bose ni indirimbo yitwa Azabatsinda Kagame, abandi bakayita byari byabananiye. benshi mwarayikunze
benshi mwarayibyinnye, ariko nyamara si benshi bazi nyiri iyi ndirimbo, si benshi bazi uwayiririmbye kuko ntiyari asanzwe azwi na gatoya. Iyo niyo mpamvu nzanye ingingo isobanura ko wahisemo neza kuboneza amatwi. Njye nitwa Oscar Dushime, naho waririmbye indirimbo we n'uyu nguyu. Tom Sengamana ni umunyarwandakazi ukunda u Rwanda, ukunda camani, agakunda umuryango wa FPR. Indirimbo yakoze imirimo n'ibitangaza muri campaign, iramamara cyane, irakundwa cyane ku buryo kuri site zose zabereyeho kwiyamamaza hariyo ndirimbo yakinwaga cyane, ndetse abantu benshi bakagaragaza kuyishimira kuruta izindi ndirimbo zose zakinwaga aho ngaho. Ni indirimbo yakunzwe cyane kuruta izirimo Ogera nayo yabice bigacika, indirimbo ya Bruce Melody ari kumwe na Bwiza. Indirimbo Azabatsinda Kagame ni indirimbo n'abandi bahanzi bose bakoze indirimbo z'amatora bakunze cyane, kugeza ubwo bose bihurije hamwe bakayisubiramo, buri wese agashyiramo igitero cye. Kuva kuri Bwiza, Ariel Ways, Aline Sano, Butera Knowless, King James, Kivumbi King, Bushari, Riderman, Dr. Claude, Ndandambara, Grace, Igisupusupu, Chris Easy na Bruce Melody bose bahagararanye ku rubyiniro na Beata baririmba indirimbo ye. Si igitangaza se? Nkaho ibyo bidahagije mugani wa Mwanafunzi, iyi ndirimbo yakomeje kwigarurira imitima y'abanyarwanda kugeza ubwo ejo bundi mu birori byo gushimira abafashije Perezida Kagame mu matora, ubwo yashimiraga abahanzi babanye nawe mu bikorwa byo kwiyamamaza, akabakora mu ntoki, akabaha umugisha. Iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame yanatowe nk'indirimbo ya mbere yahize izindi zose zakozwe muri aya matora, ndetse Perezida Kagame ubwe yamukoze mu ntoki aramushimira. Ndetse yewe iyi ni imwe mu ndirimbo yabyinwe n'abanyacyubahiro bose bari bateraniye aho ngaho, kugeza no kuri Perezida Kagame n'umuryango we. Beata aha yashimaga koko. Imba mutima zanjye ntago ari njyewe, ni camani. Camani ni we wamamaye, ntago indirimbo yanjye yamamaye, ibikorwa bye cyamamaye mu ndirimbo yanjye. Bimwe mu byatumye indirimbo ikundwa cyane ni amagambo asanzwe ayigize, uburyo atondekanije byo bikaba ibindi ndetse bikaryohera amatwi. Senateri Evode Uwizeyimana we byaramurenze, maze mu marangamutima menshi yemeza ko indirimbo ariyo ya mbere. Hanyuma ikindi cya kabiri bakunze kutuzanaho urusaku, bya bindi wa mudamu yita ngo no kubunza amagambo. Akiyo ndirimbo igomba kuba yaragufashije. Yaramfashije cyane, ni nayo ya mbere. Ni nayo ya mbere kuko mba ndimo kureba ngasanga ibintu avuga bihwanye n'ibyo twumva. Ariko se mu by'ukuri uyu Beata waririmbye indirimbo yigarurira imitima y'abanyarwanda bose, kuva ku bakomeye kugeza ku boroheje, kuva ku bakuru ukageza no ku bato, ni muntu ki? Ubusanzwe habaye hati. Hanyuma si indirimbo yamuhinduye ikimenya bose, ikamuhindurira ubuzima, uretse kuba yarahitinze igihugu cyose, hari ikindi yamumariye? Nibihe bihembo yahawe nk'umuhanzi wahize abandi bose mu matora? Mu buzima bwe bwite se Beata habaye hati? Ese arubatse? Afite abana se? Mu by'ukuri ni muntu ki? Reka tumuganireho mubwire byose akandi ku kandi. Nitwa Oscar Dushime, si byose kwaha ikaze. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo, tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu.
akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere uburyo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina ye yose yitwa Beata Musengamana. Ni umunyarwandakazi wo mu karere ka Kamonyi mu mudugudu wa Rugarama. Burya ngo mwene Samusure avuka n'Isunzu. Beata nawe niko byagenze kuko avuga ko impano yo kuririmba ayikomora kuri se umubyara, kuko nawe ngo n'umuririmbyi ndetse akaba n'umutahira. Ni kwa kwibyara gutera akanyamuneza. Kuva akiri umwana, Beata yakuriye mu makorari ndetse yewe ngo ku myaka ye mike cyane yisanze ari mu itorero ry'akarere ka Kamonyi, akajya aririmbana n'abakecuru n'abasaza ari akana gatoya. Aho niho yakomoye ubuhanga afite mu kubyina imbyino gakondo kugeza ubwo ashinze itorero rye riririmba rikanabyina akaryita Indashyikirwa za Nyamiyaga. Guhimba no kuririmba si ibintu bije none kuri we gusa, ariko nubwo indirimbo twayimenye muri aya matora y'uyu mwaka, ariko burya ngo ntiyakozwe muri uyu mwaka, ahubwo yari yarakozwe mu myaka 7 ishize, ni ukuvuga mu matora ya 2017. Ariko icyo gihe nigeze igera kure kubera ko ntiyabashije gusohoka kubera ubushobozi buke. None byagenze gute ngo uyu mwaka isohoke, nirangiza inahita ibikimenya bose, ikundwe yamamare, inahigika izindi zose z'abandi bahanzi bakomeye bakoze? Byose bitangirana n'ibikorwa byo kwamamaza abakandida mu matora yabaye ku 17 Nyakanga 2024. Mu bikorwa byo kwamamaza umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame, imyidagaduro ni kimwe mu byakoreshejwe cyane, bisurutse ibihumbi by'abaturage babaga bitabiriye. Indirimbo Hazabatsinda Kagame ni imwe mu zikunzwe ndetse zakoreshejwe mu bikorwa byo kwamamaza umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubwo ni Paul Kagame waje no gutsinda amatora. Ni indirimbo yahanzwe n'itorero Indashyikirwa mu mihigo ryo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Kidahwe. Musengimana Beata wahanze iyo ndirimbo akaba ari no mu bashinze iryo torero, ahamya ko hari intsinzi yahanuye. Akaba yarahanze iyo ndirimbo mu gicuku ubwo yari yicuye, agatekereza indirimbo yumva yazifashishwa mu kwamamaza umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, akabona kugira igitekerezo cyo kuyihanga. Iri torero ni rimwe mu bahanzi bari batumiwe mu karere ka Muhanga ubwo umukandida wa FPR Inkotanyi yahiyamamarizaga, ndetse no ku zindi site zitandukanye mu turere dutandukanye bagiye batumirwa. Iri torero rimaze umwaka umwe gusa rishinzwe, nk'uko Musengimana Beata waritangije muri 2023 abivuga. Uyu mugore yavuze ko yakuranye impano yo kubyina ndetse no kuririmba, ibyatumye akurira mu matorero atandukanye, by'umwihariko akaba yaranyuze no mu itorero ry'akarere ka Kamonyi. Mu gihe Musengimana yaramaze kwimukira mu kagari ka Kadaho, aho yubatse, inganzo yakomeje kumurya mu nda, iramukirigita, maze atangira gushakisha aho bafatanya, aza guhura n'abantu batandukanye, abaha igitekerezo, maze bashinga itorero muri 2023. Musengimana Beata avuga ko indirimbo Hazabatsinda Kagame yayanze mu gicuku yicuye, akibaza ibihangano bazifashisha muri icyo gihe cyo kwamamaza Perezida Kagame wari waremejwe nk'umukandida wa FPR Inkotanyi. Ati, twitegura ayo matora y'umukuru w'igihugu, nararyamye ntekereza neza, ndavuga nti twe tuzakoresha izi ndirimbo mu kwamamaza. Ntangira guhanga indirimbo. Icyo gihe nakoze 3 zirimo iyi yitwa Hazabatsinda, Inkotanyi z'amarere, n'indi yitwa ngo twari dutangiye kuganya. Nyuma yo kwandika amagambo yose y'indirimbo akayiha n'injyana, Musengimana yatangiye kwigisha itorero, batangira gutyo. Bitewe n'uko abaturage bazi isaha n'aho iri torero ryitoreza, bituma indirimbo zabo nyinshi nabo baba bazizi, ku buryo iyo bagize aho baziririmba baba bajyana nabo. Ngiyi impamvu yatumye hasohoka amashusho y'abaturage barimo abagize iri torero bari bavuye mu muganda baririmba indirimbo, maze gitifu waho ngaho wari usanzwe nazi uyu mukobwa ko afite iyo ndirimbo yitwa gutyo, asaba abantu kuyiririmba
maze abafata amashusho nawe ubwe agaragaramo. Ayo mashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, birangira akunzwe n'abatari bake. Benshi mwarabibonye, ni amashusho yasangijwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, barayakunda. Nyuma yo kubona ko iyi ndirimbo ikunzwe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga, nakubwiraga nyine, yiyemeje kubafasha kuyikora neza muri studio, ndetse bibaho iza kujya hanze gutyo. Nguko uko natwe twayimenye. Beata, kimwe mu byo yifuzaga mbere y'uko amatora aba, nuko we n'itorero rye mu gihe amatora yaba arangiye bazatumirwa bakabyinana intsinzi na Perezida Kagame. Icyifuzo yari afite cyarumviswe, kuko nawe ari mu bahanzi bitabiriye umuhango wo gushimira abagize uruhare mu bikorwa byo kwiyamamaza, ndetse Beata ubwe yakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu Paul Kagame aramushimira. Aha inzozi ze zari zibaye impamo. Ntabwo byarangiriye aho, kuko n'ubundi azabatsinda Kagame yashimangiye ko ariyo ndirimbo ya campaign yahize izindi zose, ndetse abahanzi bose nk'uko byagenze Kicukiro bongeye gufatanya kuririmba iyo ndirimbo, bayikinyemo akadiho, bayoboye n'ubundi n'uyu Beata ahagurutsa n'abakomeye bose baramwikiriza, ndetse na Perezida Kagame ubwe n'umuryango we barayibyinnye. Dore uko byari bimeze. Ngayo nguko ngibyo ibya Beata Musengimana waririmbye indirimbo Hazabatsinda Kagame, ikaba indirimbo yaciye ibintu. Ninansoreje ikiganiro cy'uyu munsi, byinshi ku buzima bwe wabyumvise. Wakoze kudukurikira, kanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere udusuye, cyangwa se ukaba usanzwe udukurikira ariko utarakandaho. Bikore kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakunzi b'iyi channel. Nitwa Oscar. Dushime, si byose nawe utaha, Imana ibarinde. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho, cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na Mbagariye Fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero, dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.